Bwari ubuzima busanzwe mu giturage aho abagore babaga bita ku bana babo babyara abandi gutyo abagabo nabo bahora bashakisha ibitunga imiryango. Igihugu cyari kiyobowe n'umwami ari gutanga itegeko rya nyuma. Muri ubwo bwami ku mugoroba ababyeyi bicazaga abana babo hamwe bakabacira imigani miremire. Imyinshi yavugwagamo ibintu bidasanzwe bitabaho cyangwa by'indengakamere. Muri iyo migani hari harimo umugani w'umwana wari ufite uruhu rwererana ngo umukecuru amunyuze haramutoragura atazi umuntu wamutaye. Uwo mwana w'umuhungu yakuze atangaje yererana afite imbaraga nyinshi cyane zirenze z'abantu birabura. Umugani wakomezaga uvuga ko umukecuru yapfuye hanyuma umwana akagira umutima mubi cyane. Uwo mugani wari muremure ukarangira uvuga ko yari afite ubumara muri we bukaba bwarazamukaga iyo yabaga arakaye, uwarakariye wese bahuza amaso agapfa. Abantu bake bagerageje kumucika nibo bavuyemo abo bitaga kuba ariho icyo gihe. Wari umugani uteye ubwoba cyane, abana bose bawumvise bagakunda kurota mu nzozi umwana nk'uwo wererana ukureba mu maso ugahita upfa mu gihe yarakaye. Yaba imiryango ikomeye n'imiryango iciriritse, uwo mugani wose bari bawuzi batazi uwawuhimbye uwo ari we. Mu gace k'amajyepfo y'icyo gihugu hari hatuye umuryango mushya waburaga iminsi mike ukibaruka umwana wabo wa mbere. Kubyara umwana byabaga ari ibirori kuko bumvaga ko ari Imana iba yamuritse igihangano cyayo ibinyujije mu mubyeyi. Byatumaga rero umwana wavutse asurwa n'abaturage bo muri ako gace, bamushyiriye impano bakamuterura ndetse bagakomeza ibirori kugera bamwise izina ku munsi wa 8. Nyuma yaho habagaho ibyo bita guhemba umubyeyi wabyaye, hakaba ibirori bikomeye ababyeyi nabo bakazagira igihe cyo kumwerekana. Ibyo byose byabaga ari ibirori kuko umwana yashoboraga guhabwa isambu, inka cyangwa ikindi kintu cy'agaciro. Uwo muryango wari utuye mu majyepfo, umugore nawe ndi yageze igihe cyo kuvuka. Nk'abandi bose yagiye ku gise abyara umwana. Abagore n'abakecuru bamufashaga kubyara, umwana akivuka bagize ngo bari kureba n'abahari. Bamwe batangiye gukora ibimenyetso by'amadini yabo basaba Imana kubahumura amaso ngo barebe neza. Bwari ubwa mbere umwana yavuka asarya. Ntibiyumvishaga ko bari mu buzima busanzwe bagize ngo bari kurota. Bamwe batangiye kubira icyuya nk'ababyeyi bose. Uwo mugore wari ukiri muto wabyaye ku nshuro ya mbere umwana we w'imfura yarababwiye ati nimureke ndebe mu maso h'akana kanjye k'agakobwa. Baramumweretse akimubona amarira azenga mu maso, agahinda kari kivanze n'ibyishimo. Umwana ntiyasaga n'abandi. Kubyara wabaga ari umugisha ku babyeyi bose kuko umwana bamwita igihangano cy'Imana, ariko wowe ibyo batekereje byari bitandukanye. Imana yari yahinduye uburyo bwayo bwo guhanga, niko batekereje. Muri icyo gitondo ubwo mu kirere hari akazuba, uwo mugore yarabyaye umukobwa. Kumureba babonaga ari mwiza cyane, akeye nk'uko abandi bana bavuka bakeye, ariko bakabona akeye birenze ibisanzwe. Yari afite uruhu rwera rwererana cyane. Uwo mwana ntiyasaga n'abandi bana bari barigeze kuvuka muri ako gace. Ndetse abo bakecuru bamufashaga kubyara bari barabonye byinshi, bemeje ko ari ubwa mbere havuka umwana usa atyo mu bwami bwose bari bazi. Umukecuru mwese amubaza yihuse ati Serira, uyu mugabo ni Rogi niwe mwabyaranye cyangwa? Serira ntiyashoboraga gusobanura ukuntu abyaye umwana ufite iryo bara ryererana. Yarasubije ati umugabo wanjye ni umwe, niwe twahuye bwa mbere nawe arabizi. Ni Rogi nawe ubwo yinjiraga mu cyumba atwaye isabune n'amazi yo kumufasha yahagaritse umwuka akimubona. Ibyo bamubwiraga mu mugani akiri umwana yarabyiboneye n'amaso. Yaramurangariye aricara buri icyo avuga. Yarumiwe yikomanga mu gatuza ati nigute nabyara umwana wererana atyo njye ndigikara bigeze aha? Oya rwose uwo mwana si uwanjye, cyangwa ndi kurota koko uwa mwana bavugaga mu migani niwe ndi kubona. Imvururu zaratangiye, umwana ararira, Serera aramwonsa. Abagore n'abakecuru baraho bahita basohoka bagenda bavuga ko bazi umwana nk'uwo mu migani y'imihimbano bacira abana babo. Serera atangiye kurira yibwira ko Niroga aramuhumuriza, atangira kumutoga ahubwo. Yarahindukiye yitegereza wa mwana arongera aramureba asohoka hanze. Yaramusize mu mazi abira. Ibisigaye byose yaragiye kubyifasha muri izo mbaraga nke cyane. Abamufashaga bagize ubwoba bajya guhuruza abantu bababwira ko babonye umwana bumvaga mu mugani wererana, yewe n'umugabo we Niroge ajya kuzana bene wabo ngo barebe umwana umugore we yabyaye. Ntiyarakivuga ko babyaye, ahubwo yavugaga ko umugore yabyaye umwana atazi uko asa. Inkuru y'uko Serera yabyaye umwana w'umukobwa w'umweru yahise yihuta kurusha inkuba igerera hose icyarimwe nk'umurabyo. Nubwo nta telefoni nta n'ubundi buryo bw'itumanaho bwabagaho nk'ubugezweho muri iki gihe bukoresha ikoranabuhanga, inkuru yihutaga nk'umuyaga. Nta masaha atarashira kirwana no kwitunganya, inkuru yari yageze mu isoko. Abagore barayivugaga, abagabo bafite amatsiko, urubyiruko narwo rwongeramo ibikabyo ruti nibyo se koko iriya migani yari ubuhanuzi? Umwana w'umukobwa kandi ngo wera nk'ifu y'uburo? Uwo batubwiye mu migani yari umuhungu, none ngo ngo ni umukobwa? Abenshi ntibabashaga kwemera ibyo bumvaga. Hari abavugaga bati ni indwara, abandi bati woya ni amahano. Igitangaje ni uko hari ababaraga inkuru bongeramo umunyu basobanura ukuntu umukobwa yererana cyane nyamara batigeze banamubona. Uko amasaha yagendaga yicuma niko bamwe batangiye guhurura baza muri urwo rugo. Bamwe bagira impuhwe Serera bamutekera agakoma, ariko umwana we batinya kumukoraho. Abantu benshi buzuye mu rugo, bamwe basubira inyuma biruka banga kumureba no mu maso bakibona uko amaboko yasaga. Abagore batatu bahise bahava barigendera batangira kuganira bavuga ko umwana bamubonye bagakuka imitima. Umwe yafashe mu gatuza aratangira ati ni ukuri ndamubonye nyiraga amaso yanjye yahumye.
nihanaguyemo kenshi nkomeza kugira ngo ndi kureba mu mazi izuba ricanyemo. Undi nawe ati narishyiriye Serira ubunyobwa n'imboga nk'umuntu wabyaye, ariko mbonye umwana wererana kuriya nk'ikirere ngira ubwoba. Umugabo w'Iniroge yabonye abantu bakomeje kujya iwe, asubira agenda basohora mu nzu anabirukana, asigarana na Serira bonyine. Yaramubwiye ati uyu mwana si uwanjye, urampemukiye cyane, kubyara bwa mbere ukabyara umwana umeze utya. Yahise azinga utwenda twa Serira ngo amwirukane. Umugore apfukama hasi aramuririra ati mbabarira rwose winyirukana ntaratora agatege. Iniroge yabaye nk'uwisubiraho, uwo mugoroba ntiyaharara, yaraye mu kabari abaza abasaza niba nta mahano umugore we yakoze. Bamubwiye ko ari umuvumo Imana itereje umuryango wabo. Mu rugo rukomeye rw'ibwami, umwami Hariba, umugabo utarajyaga yihutira guhubuka mu gufata ibyemezo, ariko yabifata ntibivuguruzwe, nawe yamenye ayo makuru. Abantu bavaga mu isoko ryari ryegereye kwa Serira bataha mu murwa bagiye ari cyo kiganiro. Inkuru yari yakwiriye igihugu cyose. Abantu b'umwami ba hafi bari basobanuje uko umwana ameze, bamubwira ko ari umwana udasanzwe w'umukobwa wabyawe n'umugore usanzwe n'umugabo uca inshuro nk'abandi. Bamubwiye ko yirerana kurusha amazi yacanywemo n'izuba. Intumwa yari yatumye kubaza abahisi n'abagenzi bari babonye uwo mwana, yamubwiye itangaye cyane ati umwana yavutse afite uruhu rutigeze rubaho, ni umukobwa, yavutse ku babyeyi birabura nkatwe. Ikibazo ni uko wa mugani baca ngo waba wabaye impamo. Umwami yaracecetse ahamagara umujyanama w'umukuru amubaza icyo abitekerezaho. Yaramubwiye ati bitewe n'uko abantu babifashe nk'igitangaza, ubwami bwagombye kubimenya, kandi ubwo abenshi babifashe nk'amahano, umwami ubwo agomba kubikurikirana. Hariba ati dutume intumwa z'ukuri zigende zimurebe zitwibwirira ibyo zabonye. Ako kanya yatumije abantu batatu arababwira ati muhaguruke mugende mujye kureba uwo mwana, mujye kureba uwo mwana ntimuce mu yindi nzira, nimwe muratwibwirira ukuri, umwana ashobora kuba ari ikibazo gikomeye. Intumwa zarahagurutse zijyayo, bagezeyo basaba Serira kumubaha, ntibavuga byinshi. Urumuri rwaturutse ku ruhu rw'izuba ryacanagaho rumurika mu maso yabo. Umwe mu bajyanama yaramubwiye ati twaturutse ibwami tuje kureba umwana wawe, umwana wawe ni igitangaza, inkuru ye yakwira igihugu cyose. Bamusezeho basubirayo. Iniroge yasigaye amutuka ati nihanganye sinakwirukana, ariko ugiye kunkururira ibibazo, uyu mwana agiye guteza ibibazo ubwo bwami batangiye kuza hano. Serira we nta jambo yari agifite. Abaturanyi nabo bari batinye gusubirayo, uretse abana bato bakomezaga kugira amatsiko bagacikaho bagiye kwirebera uwo mwana. Intumwa zageze ibwami zibura aho zihera zimusobanurira. Hariba yatangajwe no kubona intumwa ze zari intyoza mu kuvuga, zagera zikabura ijambo. Icyakora umwe yarihanganye ati nyagasani, twabonye umwana w'umukobwa afite uruhu ruteye amabengeza, ntashobora gusobanurwa n'ijambo na rimwe keretse umwiboneye. Nyina yitwa Serira, umugabo we akitwa Iniroge. Ntibamutoraguye, n'uwo bibyariye baramubyaye. Umwami Hariba yashyize amaboko ku mutwe abanza guceceka. Noneho yarababwiye ati nimuntumire aho babyeyi, nshaka ko bazana n'umwana, ndashaka kubona uwo mwana. Icyemezo cy'umwami cyari itegeko. Hashyizweho intumwa ebyiri zizajya kubatumaho. Nta modoka, nta farashi, nta pikipiki. Bagombaga kujya ibwami n'amaguru, banyura mu misozi, mu bishanga no mu bibaya, ahantu bari kugera nka nyuma y'umunsi wose. Icyumweru cyagiye gushira, mu gihugu hasa n'ahabaye imvururu kubera uwo mwana bahuzaga n'ibyo bumvise mu mugani. Barahangayitse cyane, batekereza ko nabo umunsi wabo ugiye kugera bakarimburwa n'uwo mwana mu gihe azaba amaze gukura. Za ntumwa zaraje zibabwira ko bagomba kwitaba ibwami. Iniroge yagize umutima uhagaze atungiye kwicirwa ibwami. Serira tarakwica guhoya iki? Ko umwana ari uwacu. Iniroge ati si uwacu, ni uwawe gusa, wamubyaranye n'undi muntu, none ngiye kubizira. Serira ati oya ni uwacu, twaramubyaranye, urabizi ko ntabasha kuguca inyuma. Iniroge ati warabikoze, cyangwa ukaba ufite umuvumo, uyu mwana avugiye kuzarimbura isi. Bageze ibwami, akimubona ava ku ntebe yazenguruka umwana umutima umuvamo. Umusatsi n'uruhu rwe byaramukanze, ati nigeze kubwirwa na data ko abantu bakuru bafite uruhu rwera, none namwe mwabyaye nyamweru. Ese uyu mwana ni uwanyu cyangwa ni umwatoraguye? Serira ati yego nyagasani ni uwacu. Iniroge yamuciye mu ijambo afite n'ubwoba ati nyagasani, njye sindi niba ari uwanjye, mu muryango wacu ntitubyara abana bameze batya, uyu si uwanjye rwose. Umwami Hariba ntiyahwemye guhangayika. Yitegerezaga umwana akabona ari mwiza, ariko uruhu rwe rukamutera kugira ubwoba. Umujyanama umwe amugira inama yo gukora ikintu cyihuse nta gutinda ako kanya. Hariba yamubajije icyo ari cyo, nawe ati inama zanjye zirashize, uyu mwana we sinabona inama mutangaho, icyo kintu nawe kibwiriza. Umwami ati nimuzane ameza hano. Umwana bamuryamishije ku meza, kubera ko yari akonje nta n'agatambaro wabanjeho, yatangiye kugira imbararira. Yarize yizunguza amanika utuboko nk'abandi bana. Umwami ati ariko se ko mbona ari umwana nk'abandi, nanone nkabona harimo itandukaniro. Yabasabye ko bamuzanira inkota ye nini cyane. Serira yazinze amarira mu maso ati nyagasani, umwana wanjye ntimumwice. Hariba ati ndamwica, mwicire mu maso yanyu mwembi, atazakura akamera nk'uwo numvise mu migani. Iniroge we nta gahinda yagaragaje na gake, ahubwo yarishimye ati sinjye ukwiriye kuba iciro ry'umugani. Abakuru bambwiye ko ari umuvumo, nimumwice rwose mukure ikizera mu muryango. Hariba bamuhaye inkota yikaraga gatatu.
iyo ayizamuye hejuru agiye gutema umwana ku ijosi ngo arebe ko hava amaraso, Serira arira mu ijwi ritabaza. Hariba yanze kuyimanura ati none se uri gutabaza, urumva ari nde wahangara umwami, reka mwice nkore ikizira mu bwami bwanjye. Serira yakomeje kumwinginga, umwami ati noneho reka ne kumwica, mukateho akantu gato ndebe ko hava amaraso nk'abantu. Yafashe akaboko amuca igisebe, umwana atera induru cyane. Serira amarira yari yamushiranye. Umwami yasabye ko bavura umwana ako kanya. Abavuzi be bahagarika amaraso, umwana bamusubiza nyina. Umujyanama yaramubwiye ati tumureka kure tuzarebe uko azaba ameze. Uwo mwami yasabye ko bamuzanira ibitabo by'amateka ngo arebe ko haba handitsemo umwana wigeze kuvuka ameze nk'uwo. Hari handitsemo ko mu myaka ya kera byigeze kubaho akavuka umwana umeze atyo. Muri icyo gihugu ijambo nyamweru ntabwo ryavugirwaga mu ruhame, ryari ryanditswe mu bitabo by'ibanga byari bihejwe mu nzu y'ibwami, rizwi nk'ijambo ryasobanuraga uwinjiye mu isi adasanzwe yahagera agakora ibidasanzwe. Bene abo bantu bavugwaga mu migani y'abana batavugwa mu mazina. Abo muri icyo gihe ntibari bakamenye ko habaho uburwayi bw'uruhu butuma umuntu yererana nk'abazungu. Ikindi ntibari barabonye abazungu uretse kubumva mu migani, n'umwami ubwe ntiyari yakababonye. Muri uwo mugani umuntu wavukanye iki kibazo cy'uruhu bamubeshyeraga ibintu byinshi, bati nyamweru ntareba ntavuga, igihugu kirimo ibyago n'icyavukiramo. Kiba ari ikimenyetso Imana yohereje cy'uko igihugu kigiye kugarizwa n'akaga, bityo mu gihe avutse umwami aba akwiriye gukaza ingamba zo kurinda igihugu cye. Hariba rero yamufashe nk'ubwiru, umwana udakwiriye kwegerwa wavutse aje gusohoza ubutumwa runaka. Ibyo yumvaga mu migani byari bibaye impamo mu gihugu cye. Yahise ahamagaza inama y'abaturage bashoboraga kugera ibwami bose ngo abahe itangazo ku munsi ukurikira. Serira na Nirogi n'umwana wabo baraye ibwami. Mu gitondo abaturage batangira kwisuka ari benshi. Umwami Hariba yuriye hejuru aho bashoboraga kumubona bose, ahamagara Serira amusaba kuzamura umwana, arababwira ati mu mateka y'ubwami bwanjye ndetse n'ubwo duturanye ni ubwa mbere havuka umwana umeze atya. Nabo bati yego nyagasani ni ubwa mbere rwose, keretse mu migani honyine. Yakomeje avuga ati none rero ubwo tutazi impamvu yari ko yavutse dukwiriye kumwicira mu ruhame, yaba ari umuvumo ku gihugu tukaba tuwikuyeho. Bamwe barishimye bati yego nimumwice atazakurana ubumara akaturimbura. Abandi basakurije hejuru bati nimumubabarire. Serira yatangiye kurira, Hariba amugirira impuhwe. Yarongeye ati nk'umwami ngira impuhwe, uyu mwana nakomeza abeho ariko azagume mu nzu ntazigera abonana n'abandi bantu. Umubyeyi we namujyana mu bandi azicwa, uzamubona wese azamwica, uzabona uyu mukobwa azamwica mbisubiyemo. Yarabasezereye. Serira na Nirogi batabazi neza ko umwana wabo atazigera na rimwe yongera gusorwa hanze, akazakurira mu nzu kugira ngo atazasohoka yagira uwo arakarira akamurimbura atamukozeho. Bageze mu rugo Nirogi amuha izina, yamwise Akari, hanyuma abwira umugore we ati ndakwirukanye, singushaka hano ubona uyu muvumo. Umwami yanze ko yajya hanze ngo atazahura n'abandi bantu. Nawe muvana iwanjye, ndi muri abo bantu batagomba kumubona. Nijoro umuhishe umujyane iwanyu mugumaneyo. Serira yaratakambye ahubwo umugabo aramukubita. Iryo joro yarahukanye, ageze iwabo se yanga no kumusohoza. Yahise amwohereza mu gikoni ataba ari burarana n'uwo mwana w'umuvumo. Sinshaka na gato kumureba no mu maso, hata umwami atamenya ko mwahongiye hano akanyicana n'umuryango wanjye. Ibyaha wakoze biri kukugaruka, ubwo ni umuvumo w'ibyaha byawe. Nakura akakureba mu maso uzapfa. Ikiza nuko wamwica akiri muto atarakura agatangira kugira umujinya no kurakara. Yarayarira bumukeraho. Mu gitondo cya kare se yamubyukije amujyana ku kazu yari yarubatse mu isambu ya kure kararagamo abazamu. Niko yamugeneye ati isambu ndayiguhaye muzaba ariho muba. Nyina wa Serira yaramufitiye impuhwe, ariko kuko Hariba ari umwami batinya nawe yemeranya n'umugabo we. Bamwohereje muri ya sambu ya kure ahantu hatari hatuwe n'abantu benshi. Aho yimukiye bamuhaye ibyo kurya byari kumutunga nk'amezi 8, bamuha n'abasore bo kubimutwaza. Ibyari bihinze muri iyo sambu ntibyari byagasaruwe, ibyari kweramo byose byari kubibye. Ntiyari kwicwa n'inzara kugeza igihe bizashirira akaba yaca inshuro, ariko umwana amaze gukura ku buryo yamusiga mu rugo wenyine. Nirogi we ntihaciye kabiri atarashaka undi mugore mushya. Yari akiri agasore kabyaye rimwe, ntiyari kubura umukobwa mwiza kandi wifuza kujya mu byuzuye. Yararuhutse icyo yafataga nk'umutwaro ni ukuvuga Serira n'umukobwa we. Serira kugera mu rundi rugo avuye muri ako kazu yari yimukiyemo byashoboraga kumutwara iminota nk'icumi. Yabayeho muri ubwo buzima arera umwana we babana aho ngaho. Iyo yabaga akeneye kugura akantu mu isoko nubwo umwana yari akiri muto cyane, yamusegaga mu nda akajya kukagura. Akenshi yasangaga yahogoye agahinda kakamwica kuko nta kindi ari kubikoraho. Imyaka yarashize Ndera ataha, izindi nzu zubakwa hafi ya yasambu yaratuyemo. Yatangiye kugira abaturanyi yashoboraga kurahuraho umuriro no kubaganiriza. Gusa nabo ntibifuzaga kubona umwana wa Kari mu maso, nubwo babaga bamwishisha bumva ko ashobora kuba ari umugore wavumwe. Nubwo kandi bari kwifuza kujyayo ntibari kubona aho bahera, kuko naho hantu yari yarimukiye umwami yoherezagaho intumwa buri mezi 6 ngo zirebe ko umwana wenda azahinduka akirabura. Iyo izo ntumwa zimenya ko hari abantu bagiyeyo rero byari guteza ibibazo bikomeye.
Imyaka yabaye 10 intumwa z'ibwami zikomeje kuhaza zitegereje ko umwana yahinduka akirabura, ariko ntibyaba. Yari ishize Akari atava mu rugo. Yabazaga nyina impamvu, kuyimusobanurira bikamugora. Agahinda karamwicaga, akarira akabura ahahera. Imyaka imaze kuba 15 Hariba cyohereza intumwa ze ngo zijye kureba uko uwo mwana yakuraga. Serira yabahaye ubutumwa mwinginga. Yifuzaga ko umwana w'imyaka 15 yemererwa gusohoka akajya mu mahanda akareba uko isi imeze. Ibyo yabashaga kureba nibyo yaboneraga mu mbuga gusa. Ntiyari yarigeze abona abandi bantu usibye nyina na za ntumwa zabaga ibwami buri mezi 6 zije kumureba, kandi nazo ntizamuvugishaga ngo zitamurakaza zigafata zikozeho. Ubutumwa bwageze kuri Hariba asaba ko umukobwa ajyanwa ibwami ari nijoro nta muntu umubona, akamureba neza yitonze kugira ngo arebe niba yatanga icyemezo cyo ko ashobora kujya mu bandi bantu. Umukobwa yereranaga cyane, noneho byararushaho kuko akenshi yahoraga mu nzu. Umwami yaramubonye agwa hasi yubamye, haguruka afite ubwoba avuga ati yakaba yarishwe akiri muto, kuko niba ari umuvumo igihugu naho kizawucikira kiriho. Muri icyo gitondo umukobwa yashyizwe imbere ya rubanda, bamubonye bashya ubwoba. Ntibari barigeze babona umuntu ugera mu myaka 15 akiri inzobe atyo nk'uruhinja rukivuka. Bamwe bamugiriye amatsiko bifuza kumukoraho, ariko umwami arababuza. Hariba yarababwiye ati uyu mukobwa nta muntu wemerewe kuzigera amuvugisha kugira ngo atazamurakaza. Ni umuvumo, ni kizira. Umuntu uzavugana nawe azaba yikurira ibyago atazi, kuko niwe yaravumwe kuvugana nawe byatuma benshi bahinduka ibivume cyangwa bagapfa bazira ko bamurakaje. Ntimuzasangire nawe, ntimuzamuvugisha. Yemerewe kujya aho ashaka, ariko ntazigera avugana n'abantu. Barongeye basubirayo bataha nta muntu ubavugisha. Akari yatashye arira abaza nyina icyo azira n'icyatumye avuka adasa n'abandi. Nawe rero yabonye ko uretse mama we nta wundi muntu basaga ku ruhu. Yageze mu rugo yemeza gutembera ahantu hose ashaka, nubwo bwose abantu batari kumuvugisha. Umutima we wahoraga ushengurwa, yarishwe n'agahinda. Yatembereraga mu misozi, akajya mu mashyamba, ku migezi n'ahandi. Iyo yahuraga n'abantu, bamwe barirukaga abandi bakamushongera, ariko batemerewe kumuvugisha. Yatangiye kwiheba, aba afite irungu. Yabonye isi itamushaka, yisubirira mu rugo akomeza kuba adasohoka. Gusa rimwe na rimwe yaratemberaga akajya kuririra kure ya nyina ngo atamutera agahinda. Serira we yaramukundaga kuko amufataga nk'umwana uzi ubwenge cyane. Bajyanaga mu murima agakorana umwete, ari umunyembaraga. Yagiraga umutima mwiza, nta jambo ribi na rimwe yigeze asohora mu kanwa. Yumviraga nyina cyane, kandi nyina yari yariyakiriye yumva ko ubuzima ari ubwo nta kundi babigenza. Akari yageze mu myaka 20, abantu baramumenyereye batakimutangarira, gusa nabwo ntawe ari kumuvugisha. Bari bazi ko aramutse arakaye haba ikintu gikomeye. Kimwe n'abandi bakobwa bose yatangiye gutekereza ku hazaza he. Yabajije mu mateka abandi bakobwa bashaka abagabo, bakaba abagore bakabyara abana. Njye bizagenda bite ko nta muntu umvugisha? Serira n'ikiniga cyinshi ati mwana wanjye, Imana nizi impamvu ya byose. Kuba waravutse si icyaha cyabayeho, hari indi mpamvu kandi niyo nziza kuruta ibindi. Ujye uhorana icyizere, hari ubwo umunsi uzagira ukishimira kuba waravutse. Kandi nterwa ishema nawe, uri umwana wanjye. Yajyaga mu mahanda akabona abasore bari kumwe n'inkumi, yabinyuze uruhande akumva baterana imitoma. Nawe yifuzaga kugira umuntu w'umusore umubwira ko ari mwiza kandi ko amukunda. Gusa ntawe ari kubimubwira kuko bitari byemeka avugishwa, kandi wari kumuvugisha yari kuba yabihanirwa. Kubera gutekereza atyo, Akari byaramurenze apanga kwiyahura. Yabonaga ko ari umuvumo ku isi, nta muntu n'umwe umwishimiye. Bidatinze mu rukerera yarabyutse yerekeza ku mugezi watembaga cyane. Yarabizi ko nasimbuka akagwamo nta kabuza arapfa. Yawugeze iruhande aricara atangira kurira. Nta bantu bakundaga kubuzaho, wari kure y'umuhanda, ku ruhande rwawo hari ibyatsi birebire umuntu yashoboraga kwihishamo. Yariraga yivugisha ati Mana, niba ko kubaho, kuki wemeye ko mvuka uzi ko nzahura n'ibi bibazo? Yariraga yivugisha ati Mana, niba ubaho koko, kuki wemeye ko mvuka uzi ko nzahura n'ibi bibazo? Nta muntu n'umwe uzigera mvugisha koko, ahubwo gukomeza kubaho muri ubu buzima, ngiye kwiyahura muri uyu mugezi. Ndabizi neza ko nta muntu uzigera ngirira impuhwe na rimwe namenya ko napfuye. Bahorana ubwoba ngo nzabarimbura, kandi nta mbaraga mfite zo kubikora. Nimfa nta n'umwe ubabara usibye mama, kandi nawe ntiyababazwa no kubona umuntu umubereye umutwaro apfuye. Nzaba mubiriye mu nzira asigara atuje, wenda azishakire n'undi mugabo. Yakuyemo ikote yari yambaye, ashaka ibuye rinini arishyira mu mugongo, hanyuma arihambiriza ikote arakomeza. Yari yizeye ko najya mu mazi y'uwo mugezi muremure yiziritse ibuye mu mugongo atazigera na rimwe areremba hejuru. Yamaze kwizirikaho ibuye asubira inyuma gato ngo agaruke yiruka ahita yiroha mu mugezi. Mu gusubira inyuma agonga umuntu. Nubwo yaragiye kwiyahura, ubwoba bwaramwishe kuko nta muntu yari yiteze ko ari hafi aho. Yarahageze ahindukiye abona ari umusore. Uwo musore yari mu isambu yawe hakurya y'umugezi. Yabonye akaraje ku mugezi aza yishayisha aramwegera, yanga kumuvugisha kuko yibwiraga ko nyine ari bisanzwe, nta muntu ukwiriye kumuvugisha n'umwe. Ariko yumvise amagambo yavugiraga ku mugezi atangira kugira impuhwe. Agihindukira akabona uwo musore, Akari yashatse kumusaba imbabazi kuko yaramugonze, yibuka ko nta muntu yemerewe kuvugisha uretse nyina Serira. Uwo musore ubwo yahise amufata ukuboko aramuvugisha. Yaramubajije ati kuki ushaka kwiyahura ukiri muto? Umukobwa mwiza nkawe ntakwiriye kumva ko apfuye ntawe yababaza.
kuri iryo buye mu mugongo nonaha uze tuganirire muri uyu murima w'ibigori. Akari yagize ngo ari kubonekerwa, ntiyibwiraga ko hari umuntu wavuga ko ari mwiza cyangwa ngo amuvugishe. Yaramwumviye agira amatsiko yo gukomeza kuganira nawe. Bwari ubwa mbere umuntu w'igitsina gabo amuvugishije. Yakuye ibuye mu mugongo, bigera hirya umusore amufashe ukuboko bicarana mu byatsi. Yaramubwiye ati kuva kera ndakuzi, inkuru zawe nta muntu utazibara. Najyaga nkubona mu muhanda nkareba uko utambuka, uko ugaragara nk'uwitonda, nkumva naguhamagara tukaganira, nkumva uko uvuga, nkareba uko useka, mbese nkareba uko utandukanye n'abandi bantu koko. Yego uruhu rwacu si rumwe, ariko ntekereza ko ibyo bakuvuga hari ibihuha. Nturi umuvuma nk'uko bakwita, ahubwo uri umugisha. Akari yazinze amarira mu maso ati ni uri kuvuga? Nawe ati yego ni wowe turi kumwe. Yarongeye amufata amaboko aramwitegereza ati sinari nzi ko uri mwiza bigeze aha. Ni ukuri uri umukobwa mwiza, ikibazo ni uko utazigera ubimenya na rimwe mu gihe cyose utemerewe kuvugana n'abantu ngo babikubwire. Akari yararize ati wimbeshya, nzi ko ari njye muntu mubi wa mbere uri ku isi, ikindi hagize utubonana yakorega bakakwica. Mbabarira ndeke ngende nkora ibyanzanye, nzi ko nta muntu n'umwe nzababaza. Uwo musore ati mbere na mbere nitwa Rumani. Ukomeje kuvuga ko winaze mu maso ugapfa nta muntu wababara, ariko se na mama wawe ntazababara? Akari yaramubajije ati none se nkora iki ko kubaho bindambiye? Rumani atakari turi kumwe, njye na mama wawe uradufite, kandi nzatuma nyogukora kwiyumvamo kuvugisha. Uri umuntu nk'abandi, ahubwo nakunze ukuntu uvuga, ufite ijwi ryiza cyane, gukomeza kukumva biri kubonezeza. Yaramwinginze ati wamperekeje se tukajyana iwacu? Akari ati koko se? Rumani ati ngwino tujyane. Nanjye nakuze nigunze kubera ko nabuze ababyeyi nkiri muto nkarerwa na nyogokuru, ariko nawe arashaje isaha ku isaha yapfa. Ngwino tujyane yowe ntaranga kukuvugisha. Yavuze aseka ati kandi nubwo waba uri umuvumo wowe n'umuvuzi ntacyo wamutwara. Akari yarabyemeye banyura mu bisambo bihisha ngo hatagira umuntu ubona ko bari kuvugana. Bageze kwa Rumani nyirakuru akimubona atera hejuru ati umukobwa umujyanye he ko umwami yabuzanyije kumuvugisha? Rumani ati none se ko nyiri kumuvugisha nabaye iki? Nyogoko uzi ko afite umutima mwiza kurusha abandi bakobwa, muvugisha wumva ukavuga, njye byandenze nabikunze. Nyirakuru wa Rumani yaramuvugishije akaramwubashye cyane nawe aramuganiriza. Umukecuru abasabye kwinjira mu nzu ngo abe ariho baganirira. Akari yarazi kuganira, abaza ibibazo byinshi ku kintu cyose abonye. Uwo mukecuru aramwishimira muzimanira muha amata, umukobwa nawe si ukwishima karahava. Nimugoroba atashye yishimye, Rumani aranamuherekeza mugezi wabo. Yumvaga ashaka kuba ari kumwe nawe. Serera yumvise ijwi ry'umukobwa ku irembo aganira n'umusore bari guseka, ubwoba buramwica. Umutima waramusimbutse asohoka hanze ngo arebe, asanga Rumani ari kuganiriza umukobwa we. Yaramubajije ati Akari, uyu musore mwahuye mute, muri kuvugana mute, kuki warenze ku itegeko? Umwami Hariba yabivuze wumva, wari ufite imyaka 15, none kuri 20 utangiye kurenga ku itegeko rye? Rumani yaramusubirije ati mama, ndabizi ko bitemewe ko tumuvugisha, ariko kumuvugisha ntawe byishe, wakabaye warapfuye wowe mubana muvugana buri munsi. Ibyo umwami yategetse si uko bikwiriye. Nawe yatewe ubwoba n'inkuru ziteye ubwoba yasomye mu bitabo, akazumva no mu migani, ariko nta kuri kurimo. Uyu mukobwa Akari ni umugisha, wenda umwami azagira habone ko yibeshye amuha uburenganzira tuvugisha. Seri ati none se umwami nabimenye bizagenda bite? Rumani ati nabimenye azahindura umwanzuro yafashe, azaba amenye ko kumuvugisha ntacyo bitwaye, amwemerera kuvugana nabo bishaka. Mu maso ya Seri yahobeye Akari, aramubwira ati naheje Akari, nutaza kundeba njye ubwanjye nzaza kukwirebera, kandi mama wawe ntazambuze. Nubwa mbere Akari yarahobeye umusore, yumvise bimurenze, amufata mu mugongo aramuhobera aramukomeza yitsa imitima. Seri arabura icyo akora barugari yigera mu nzu. Basoje gusezeranaho, Akari asanga nyina mu nzu afite isoni ariko mu mutima yishimye. Seri arabuze icyo amuvugisha ati mwana wa unteye ubwoba, ibizatubaho bishobora kuba bibi. Wabujijwe uburenganzira bwawe kuva ukivuka, ubuzwa gusohoka ngo ujye mu bandi, aho byemerewe ubuzwa kuvugana nawe. None ubwo utangiye kwishimira kuvugana na Rumani, nanjye sinakabikubujije. Ariko se wahitamo iki hagati yo gupfa no kubaho mu buzima bwo kutavugana n'abantu? Akari yagize agahinda, abwiza nyina ukuri ko yari agiye kwiyahura. Yaramubwiye ati wibwiraga ko twahuriye he? Nari maze kuzirika ibuye mu mugongo ngo niyahure mu mugezi. Nashakaga kujya mu mazi hasi n'umurambo wanjye ntimuzawubone. Rumani yatamfata ntiwari kuzigera umenya aho ndi. Aho kuzicwa n'amazi rero reka nzicwa n'inkota y'ibwami. Iminsi yanjye nabaraga ko irangiye uyu munsi, ariko igiye kwiyongera kubera Rumani. Serera yanze kubyizera ati kuko wari ugiye kwiyahura kubera icyo Akari, wari kuba unsize he? Yarakomeje ati ariko nanone uri gushyira umuryango wa Rumani mu byago, nabo bashobora kwicwa. Akari ati n'ubundi urupfu rugera kuri bose, ikibazo ni uko wari uzaba rubagezeho imburagihe, naho njyewe ntacyo bimbwiye kuko nagenewe gupfa. Mu gitondo cyakurikiyeho Akari yasubiye kureba Rumani. Umukecuru nyina wa Rumani yari ari kuvura abarwayi muri ako gace, niwe wari umuvuzi ukomeye cyane. Abari baje kwivuza babonye Akari bajya kugwa hasi.
Umukecuru ababwiye ko nawe aje kwivuza, gusa ababwira ko agiye kubimwigisha kugira ngo atazagaruka yajya arwara akajya yivura. Rumani yamusabye ko bajyana gutembera akereka abantu ko kumuvugisha ntacyo bitwaye, ariko Akari ati nshaka kwiga kuvura. Abari aho barahahamutse kuko ari ubwa mbere bari bamwumvise avuga. Bakirenga ku irembo bagifite n'imiti, bagiye babwira abo bahuye nabo ko Akari ari kwa Rumani kandi ko bamuvugisha nk'umuntu usanzwe. Abantu banze kubyemera bagiye barahamusanga, basanga umukecuru ari kumwereka imiti itandukanye bakoresha mu buvuzi, indwara ivura n'aho ayikura. Akari yari yashishikaye ari guseka bahuje urugwiro. Yafataga mu mutwe vuba biteye ubwoba ku buryo umukecuru amusabye gusubiramo imiti yose yamweretse akayivuga neza adategwa, ibyatsi ayikuramo n'indwara ivura zose akabivuga nk'umaze imyaka myinshi avura. Abazaga mu rugo bakabona Akari bahitaga basubira inyuma. Umukecuru arabizi ko bakomeje kuza baje kureba ko ari kuvugana nawe koko, ariko we nta bwoba bwo gupfa yari afite. Yari yisaziye kandi n'umwuzukuru we Rumani yihagazeho avuga ati ntacyo twaba, umwami ntacyo azadutwara, icya mbere ni ukwirinda kumurakaza. Gusa ku rundi ruhande Akari yibukaga ibyo bamubwiye mu migani, akavuga ati icya mbere ni ukwirinda kumurakaza. Yibwiraga ko aramutse amurakaje wenda ibintu bishobora guhinduka, bahuza amaso yarakaye agahita apfa. Iminsi yakurikiyeho Akari yazindukaga agiye kwiga kuvura, akazengurukana n'umukecuru mu binani bashaka imiti bakayihonda, haza umurwayi bakamuvurana. Mu mugoroba we na Rumani banyuraga mu muhanda amuherekeje, bakanyura ku bantu baseka bamwenyura. Kimwe n'uko inkuru ye yihuse akivuka, nabwo kuba hari abantu bari kumuvugisha byagize ubwami mu minsi mike. Umwami yarahahamutse agira ubwoba. Yaravuze ati umwana uvugwa mu mugani nawe yarimbise amaze iminsi avugana n'abantu. Ubu igihe cya Akari kirageze ngo arimbure isi, ariko dukwiriye gukumira ibyo ashobora gukora byose hakiri kare. Akari agomba kwicwa, kandi uwo muryango wamuvugishije asura buri munsi nawe ugomba kwicwa. Abantu bose baba baravuganye nawe bagomba kwicwa. Iryo joro Hareba yohereje abasirikare be mu cyaro cyo kwa Akari ngo we na nyina bafate Rumani na nyirakuru bibuko babazane ibwami habicire. Naha dusoreje igice cya mbere cy'inkuru yacu. Abiteguye gukomezanya natwe mu gice cya kabiri duhurire muri comments.